abaduteze yombi turabasuhuje. Mugiye gukurikira ikinamico y'uruhererekane Aheza mutegurirwa na Gerge binyuze mu kigo cyaho cyitwa Aheza Healing and Career Center ku nkunga ya Imbuto Foundation na Mastercard Foundation. Ibumuntu Aheza iwacu ibumuntu ku isoko iwacu ibumuntu. Ngoga kugarutse utize bigenze bite? Mvuye ku ishuri. Ariko ugurambeshye urabona ngana nawe Ngoga? Ubura umutwe se undebe bivuga undebe ngo uvuye harya. None se mvuye hande? Ukeka ko bitagaragara ko uvuye gufata bya bintagazi byawe rero? Ese ubwo buzima buzakugeza kuki? Utekereza ko imyitwarire yawe n'utayihindura hari aho uzagera? Warangije nigire mu cyumba se? Ariko urambona agasuzugurora urumva ibyo mvuga rero nta gaciro bihaye. Ibyo umunsi wambyaye uzabimbwire nzabiha agaciro. Nukumbwiye Ngoga nukumbwiye ndakureze urakuze amatuza n'amatuza ubwanwa raterese none ubaye umusore uti uzabimbwire uzagira ute. Nagorwa Byengeze bite sheri? bibaze mwiswe wawe ndebera nawe ngo gatinyuke ambwira amagambo nkaya Yavuze iki se? dore mwiswe wawe asiga afite agasuzuguro kajejeta. Goga binyuko wanyere kuvuga nibyo? Wamubaje se ngo imbere yawe? Ngaho banze urebe ukwasa mu maso urabona ashaka kureba umuntu. Goga uvuye he? Njye namubwiye ko mvuye ku ishuri. Hari ikindi? Oya ubu nawe ko mubona urabona avuye ku ishuri urabona ariho cyangwa yabaye umusazi burundu. Izi singaruka za bya biyobyabwenge mbona nkubwira ahora yiyahuza umunsi ku wundi niko kabaye akazi. Goga jya mu cyuma ndaje tuvugane gatoya. Ngaho nawe reba. Ndaza kureba uko muvugisha ariko singoga yuko namutuka. Wamuvugisha utamuvugisha njyewe wanyereka umuntu umwose akamujyana muri biriya biyobyabwenge namushyikiriza abashinzwe umutekano kandi na Ngoga nawe bakambabira bakamujyana mu bigo ngororamuco wenda yabona isomo. Kamariza be mwana wanjye ko wigunze habaye iki? Mama ndeka rwose. Byagenze bitese kandi niki cyakubayeho cyatumye wirirwa wikingiranye mu cyumba kikanatuma utagira ikintu ukoza mu kanwa koko uyu munsi? Mama iyi ntimba ubona mfite none ni ukuntu ejo ndi ku muhanda nagiye mvuye hariya ku gasantere guhaha hanyuma nyine ubwo nahise mpura na Mushambo n'izindi nsoresore nuko nyine barankwena batangira kunjyanira inzara ngo dore wa musazi ugenda yivugisha imihanda yose arahise. Mama ndakubwiye ngo byarambabaje n'uyu munsi biracyambabaza. Mana y'u Rwanda ariko uranyumvira bagatinyuka bakakwita gutyo koko muri bihe turimo uti na Mushambo yarahari cyane rwose ni nawe wakomezaga bisubiramo nishyano koko. Kamari abo bantu koko aho kuguhumuriza ngo banakwereke ko bifatanyije nawe muri iki gihe cyo kwibuka barakwita amazina gutesha agaciro. Mama njye rwose bimaze no kundambira nsigaye mbona nta mpamvu n'imwe yo kubaho nsigaranye kuri iyi si ya rurema. Ugize uti iki Kamari? Rwose kuba kuri iyi si birutwa no kuyivaho bikagira inzira aho kwirirwa nikoreye imitwaro rwose yayo ntagira nunayintura. Oya mwana wanjye ese ubu waba unsize niko ye kubona ari wowe nagiraga na mugabo wibereye iyo mu mujyi. Mwana wanjye sigaho iryo jambo sinsubire kuri kumva rwose. Mama ubu njye nagira nte ko nanjye atari njye. Kamari karame mama mbabara wiho icyuha bakwita amazina adakwiye hato batagufatanya n'ibi bihe turimo byo kwibuka bakaba batuma ufata icyemezo kidakwiye mwana wanjye sibyo? Mama iby'isi birananiye akawa muhanzi. Kamari ibibazo urimo ndabyumva kandi si wowe wenyine uhura nabyo gira ubutwari bwo kubyakira n'ubundi warabugize mwana wanjye sibyo? ariko ishe kuki ukunda gutinda mu nzira? Ndaje sha ariko wowe urabona natinze. Aha umuntu ugira uzagutunga pe. Umunwa wohese ahubwo kuvuza umunwa ukanyibutsa igihe tuganira na Munyana iby'urukundo rwe na Ngoga akijijisha agatwemeza neza. Aha sinabivuze ngo bazarinda bamuterera batarabyemera.
kandi buriya munyana akunda ngoga birenze kwemera. ahubwo usigaye ubona ukuntu umva yaratangiye kuvuga yarahindutse umva kera ntiyajyaga avuga uriya mutipe n'imyambarire yarahinduye ahubwo se ndi kujya utambwira ibintu washaka kumbwira kare n'ibiki umva shane ndaga kukubwira akantu kambayeho n'ibiki se byakubayeho na postinze akavidewo kuri Instagram yanjye karacicikana amalayike ni umva natwitse ariko ushobora gutinyuka nta nubwo unatekereza kuri ibi bihe turimo by'icyunamo siko nabyibagiwe nta nubwo uzi ko muri iyi minsi aribwo abantu baba bafite ikibazo cy'ihungabana ndetse n'abandi bakwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside bayikwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga nabyibagiwe neza ikimbabaje ubu babyara banjye nshobora kubona bashyize mu kaga kuko bakunda kugira ikibazo cy'ihungabana muri ibi bihe none se shankora icyungo koko nkakureho oya n'ubundi ikosa ryo ryamaze kuba ahubwo ngenda ndumva hagaherekereje amagambo meza akomeza abantu ndetse no kwisegura kuko no muri ibi bihe abantu baba bakeneye kumva amagambo meza abahumuriza anabakomeza umutima ndakeka abantu benshi nabakomerekeje mu buryo ntarinzi ntabwo bisongera pe. alo muga amakuru ukira ariko se muga buriya nkupfipye kabiri nkashyiraho ubwa gatatu ubundi kavuga ngo iri kompoze ubwo koko mwana wanjye uba wumva ari ibiki yewe mama ntabwo nari nabibonye nuko mbabarira pe ahubwo se mbwira amakuru ki ya Kamariza yewe nanjye umpamagaye mu kanya warumbuze nari ndi kumwe na Kamariza nyine se yewe mwana ntabwo byoroshye ubu se nakubwira ngo iki yewe agiye kudupfana ntimugire ngo hari umuntu dufite agahinda kagiye kumwica ntibishoboka rwose mukecuru ni gute Kamariza yarwara koko ntimumbwire yarwaye se bimeze bite yewe wamenya umuvuriza he ahubwo umwana wanjye umenya baramuterereje amadayimoni kuki mukecuru muga nawe se umugore wifata akanga kurya akirirwa aryamye nta kimesa kenda nta kiyitaho noneho ubu ngubu asigaye aba ari wenyine iyo ari na wenyine ujya kumva ukumva arivugisha none hasigaye agenda no mu muhanda yivugisha ubwo urumva akiri muzima koko ariko nanone iyi myumvire si yo ntabwo ari amarozi ahubwo buriya muri we ntameze neza ahubwo se wabashije kuganiriza abajyanama b'ubuzima ngo bamwegere bumve ikibazo afite ariko se mugabo uracyatata mwana wa ibintu ntabwo byoroshye nawe se umuntu uhora yigunze agahinda ari kose amaganya sinakubwira asigaye yiyumvira aho yicaye ntiwamenya ko ari we umva sinabona uko nkubwira byararenze ahubwo mbona nitudacunga neza azaniyahura dore ko ajya ndabinshiramo amarenga mwana wanjye oya mukecuru wivuga ibyo bigeze kuri urwo rwego koko umva mugabo va muri ayo ngwino tumujyane kubaza mu bakuru batubwire insinzi amazi atararenga inkombe ariko mukecuru urumva nasa ni koko ninde gushyizemo iyo myumvire ko gakumye kose ari ukwirukira mu bapfumu koko sigaho ninde ukubwiye ko nzajya mu bapfumu kandi nawe sinzi ibyawe ni nkayo yose ese ubona ibyanyu bizarangira bite mukecuru reka ibyo tubireke sibyo twe kubitindaho pe ahubwo reka nze kuvugana madamu turebe ko twazabasura ngoga ntabaheruka uri kumbwira ngo uzazana na ngoga yego none si bwo urumva noneho nyina namubona atazita mu kagozi wa umva yewe sinabona icyo nkubwira yewe rega sinzi n'icyo nacumuriye imana mama urumva ibiryo se bimeze bite ko uzi gutekara uzi ko iyo watetse mbona umva biryoshye kurusha ibyo nitekeye ntuze nakurusha gute ariwe wanyigishije gusa nawe ibyawe biba biryoshye pe ikibazo nyine ni uko tuba tubirya twenyine yego kumana munya ushatse kuvuga iki mwana wa mama ntugire ngo ni ukugusuzugura uyambwira nta kibazo kumva mbona ukiri muto wazashatse undi mugabo uzi ko wasetse n'uvuye hahandi bajya bavuga icyakora n'ibihe turimo ntabwo dukwiye guheranwa n'agahinda da ubu rero ubona nkiri inkumi ni ukuri pe ahubwo sinzi niba utabyiyumvamo niyumvamo kuba nkiri inkumi se cyangwa gushaka umugabo byombi yego kumana
munyana mwana wa karame reka nkubwire pe kuva napfusha umugabo wanjye nakundaga nkamubura rimwe n'abana banjye bose nahise numva nzinutswe icyitwa urushaka ukundi. mama nizere ko nakwibukije ibya ya mpanuka nkaba ngukomerekeje. munya reka iby'izi nkuru tubyihorere naho ibyo kunkomeretsa byo ntiwabasha kubishobora ahubwo akira shyira izindi mboga two gukomeza kurya umuceri wonyine. none se mama karameli tambeshye ubwo warakize neza neza. narakize neza rwose ariko se munya karame reka nkwibarize ubutekerejeho ute koko uzi ko numva ntangiye kubyibuka neza neza ndeba ukuntu twari twishimye uwo munsi tuvuye gutembera njye n'umuryango wanjye abana 3 ndetse na papa wabo imodoka ikaturenza umuhanda hari nanjye utwaye nakubeshye nahise numva ubuzima bwanjye buhagaze neza neza. birumvikana cyakoze biteye ubwoba pe. oya narabyakiriye munya humura nta kibazo ubu nkifite. mama impore ni ukuri umbabare kuba nkwibukije ibyabaye muri kiriya gihe kitari kikoroheye. noneho reka tubivemo sibyo reka tuvemo tuganire ibindi. oya nta kibazo mwana wa gusa nyine ntakubeshye nabanye n'agahinda igihe kirekire hamwe numvaga nanjye ntacyo nkimaze kuri iyi si ya nyagasani. ikintu cyanshenguraga noneho umutima wanjye nkumva birarangiye ni uko nari ngiye wari utwaye imodoka byatumye mara imyaka myinshi nishinja urupfu rw'umuryango wanjye. yo ntayihangane pe. gusa ubanza ntari nkwiye kurenganya babandi banyita umusazi. oya mama oya wivuga gutyo kuko ntiwigeze uba umusazi. ntaba wese nakureka dukoreshe ufite ikibazo cyo mu mutwe. ntarengize ngo nabameze nka babandi batazi ko batakivuga umusazi ahubwo bavuga ufite ikibazo cyo mu mutwe. nawe undi mwana wa karame byarashize nigira abajyanama mu by'imitekerereze n'ubuzima bwo mu mutwe baramfasha ngaruka iba umuntu noneho bibagahebuza ubwo nahuraga nawe. mwana uzi ko numvaga ngiye nko guhera umwuka mani kubera kujya soba. ariko se wakintu ese ho hatinze kuza kundeba ngo nkuramire. erega mwana n'ishuri biba ryaranzonze. ariko se ngoga uko mwana koko ubwo uri mu make bambara urimo urata umwanya wose. ariko mwana uzi ko icyo kibazo mbajije nanjye nkibaza cyane rwose urumva ariko nyine mfite oncle wanjye yansezeranyije ko nyine nindangiza kwiga azahita nshyira mu mishinga ye mu bikorwa bye. urumva ni nako kantu nyine kakimfashe kuba nkiri mu ishuri n'ubu ngubu. urumva mbona naho ubundi mba narabivuyemo mani kera. niba nawe mwana harya buriya ni so wanyu cyangwa ni nyokorona kumugira se mani bimariye iki? ayasha uramwegera akakujomba akantu ubuze uri nkanjye wirirwa nimarira agasukari ngo ndatekereza ejo hazazara ubundi reka nkubwize ukuri Jamal njyewe iyo niboneye ahirasiyo ya saa sita nkibonera yaganje ibintu biba byakemutse rwose umutuzo wa wabaye. ariko humura mani humura kabisa bizagira bicemo gafata mani humura. ariko se ngoga nkawe wowe yahuze gahanja mu biki koko ko mbona baguharuriye inzira z'imibereho yawe. bamparurira inzira se ni ba mama ni ba data mani cyakubwira noneho umugore wa oncle uri hariya mani waranzonze byatara. urumva niba ari uko atabyara niba ari uko angaburira ibiryo wenda bye yatetse akagira umushiya wabyo mani simbizi kabisa. ahubwo yewe n'imishiha aba yaramukanyesha uzamukubite kuri ganje nakuri imyotsi 3 ibyo yigira byose bizashira. cyane rwose mwana njye nyine nsigaye muca amazi tu nyine yaje yivovota akivovota akisaza njye mpita nimanukira nyine tu. cyakora cyo ngaho wakoze ibiti kabisa rwose. wagize ngo usura ahubwo arananzonga mani hari undi noneho ndwaza byatari mansenge wanjye ba mu cyaro. urumva aranyanganya ngo urunuka byatari wagira ngo iyo mbonye kabisa sinzi ikintu ahitaba kabisa. waze kandi aguhora ikira urambaza nkamura iki se mani ngenda bizi. nibyo nakubwiraga muri iyi si ubundi nta muntu n'umwe uba kwitayeho niyo mpamvu bose ngiye mbona barutwa na ganje buriya yo imereza gutuza ikama gusinzira neza ahubwo wakintu wakera afata ku mwotsi wari warangaye. n'ubundi nta myaka 100 mani. uretse gusa umuntu ukomanga niba umuntu aheza iwacu umuntu niba umuntu ku isoko iwacu umuntu.
ikinamico aheza itambuka buri wa gatanu saa 12:30 kuri radiyo rwanda. kurikira ikinamico aheza usobanukirwa ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, igihe dushobora kuvuga ko umuntu afite uburwayi bwo mu mutwe, ibimenyetso by'indwara zo mu mutwe, ubufasha ahabwa n'aho buboneka. twite ku buzima bwo mu mutwe, turinde abaca akato n'ihezwa bikorerwa abafite uburwayi bwo mu mutwe. ni abarwayi nk'abandi, bashobora kuvurwa.